kuri Kami Family Affairs. Turakunezerewe cyane mu kiganiro kuvuka kwanjye sigiye wabihisemo. Tugiye kuganira n'abantu benshi, tugiye kuganira n'inshuti zacu. Ndibaza abantu bari bukubone baze kujya kureba filme Agahinda k'imfubyi baragusangamo. Byose bihurirahe. Hariya bavuze ngo kuvuka kwanjye sigiye wabihisemo. Agahinda k'imfubyi. Nsigaye nicara nkabitekerezaho. Hanyuma no kuri cano yitwa Agahinda k'umutima. Yes, hari cano yitwa Agahinda k'umutima, naho nimugerayo muzamusangayo. Nimugera kuri filme yitwa Agahinda k'imfubyi nabwo muzamusangaho. Ni umukinnyi mwiza cyane. Oya byo mvuga nibyo bazabishyira muri komenti barebe koko niba ari byo. Bananshimangiza kubera ko tugiye kuganira. Rero turakwakiriye kandi turakwishimiye. Hanyuma ikintu ngiye nshaka ko ubasha kwibwira abadukurikiranye, niba ukiri umusore, niba uri umugabo wubatse, ntabwo ugeze ubibwira abantu bo kuri Kami Family Affairs, watubwira niba wubatse cyangwa se ukiri ingarama kirambi. No kuri ntabwo ngigara ayo ntabwo kigaragika. Ndo umugabo wubatse. Umugore n'umwana nkunda cyane kuko ni bosi yanjye. Yego. Buriya mu buzima bwose nabaye umunsi umwe ntashye mvuye mu kazi nananiwe. Mbona ijambo ryiza ngo bambwiye ngo nimuze murye. Karibu ku meza. Shaka neza ndayabura. Navuga ati se ibyo witetse ko basanga twicariyeho. Ariko ni karibu ku meza. Wow. Kunarize. Abantu benshi cyane asigaye bambaza ngo kuki utakiri. Amarira yarashize. Umutwe wanjye niwo mpamvu ari gato. Naho umuntu ufite umutwe w'umuntu umenya ngo aracyafite amarira menshi. Njye nararize. Wowe yashizemo gahita kagenda kagabana. Yarashize. Okay. Cyatuma Oya ntacyo y'amarira yanashize ni nabyo byiza. Hari umuririmbyi numvise aririmba ngo nta marira nabonye atahoza, ngo nta n'igikomere nabonye atakomora. Sibyo? Yes. Ibyo rero nibyo biba bitumye tuba twicara kugira ngo tubashe kuganiriza n'abandi. Sibyo? Ese warijijwe donc wahojejwe ayo marira gute? Ese ni iki cyakurizaga? Nyine ubu tujya gutangira ku cyakurizaga. Abana mbabwira ibintu bibiri. Ntabwo isi yanyisa amazina. Bitewe babwira yuko nongeye kumva ko ndi muri sosiyete y'abantu vuba. Ntabwo ari ibanga mfite imyaka 31. Umwe uruzuranye ejo buri ku 19 z'ukwa mbere. Ariko muri imyaka 30. Mu myaka yose namazeho navuga ko imyaka nagiye nkora n'ibyishimo kuvuga ati biturutse hano nkanabyinjoreramo ni mu myaka 2 cyangwa 1 ushize. Rero icyananira ko ubuzima buragora mu inosi. Kuvuka kwanjye sigiye wabihisemo cyane. Aho niho tugiye guhera. Ntabwo iyo ngiye kuvuga kugira ngo numvishe ko narezwe nabi. Cyane nabaye cyane. Mama ntacyo atakoze. Kuko navutse nisanga mu muryango w'abantu 6. Ngende wa 5. 6? Yego. Mama ndabyara abana 6 ariko imbyaro 6 kuziri mu bana bari impanga ku mfura z'andi impanga. Ariko umwe yitabye Imana afite imyaka 15 sinamumenye. Sorry. Buriya kakantu bavuga ni umwana urwaye umutwe. Uzagira ubwoba bwinshi. Ugahita kumujyana kwa muganga. Kuko ubonye akabonye kwita amagara mfurere yishwe n'umutwe. Nta kintu kimera.
rero njye nisanze mu buzima bugoye nisanga nderwa na mama gusa nisanga mu isi itanyishimiye na gato n'umuturanyi ndetse n'abantu bose havuye umuntu umwe gusa mama ari ku ruhande rumwe uriya mama nta n'ubwo njya mugereranya n'abandi iyo njye no kuvuga ngo ndashimira umuntu wa mbere ntabwo ngera kuri mama agomba kuza nyuma ya bose kuko umushyitsi mukuru bamwakira nyuma kuki se mama najya kumuvuga ngo mvuga ati ndashimira mama kugira ngo wowe umenye byabaye imbaraga za mama n'abandi bose bamenye n'abamubise n'abambwiye nabi bose byatewe na mama wemeye kunyikundana kw'isi yabaye inzira y'Imana yewe rero mu icyo gihe ndi gatoya cyane ndibuka ndi gatoya hari ibintu bita amafuku n'iyo myaka nyine yanjye sinzi nimba amafuku yazo ibintu byose byabaye iterambere abantu bahingaga hose basigaye bahubaka n'amafuku ashobora gukendera akavaho rero nibiba aba mu butaka akurura imyaka sinzi nimba uriya mukameramani byashoboka izi nzara ntabwo nanjye ndeba nanjye nageraga inzara zigashya n'izo zawe na bamwe mu bana mu kigo cyangwa mu bana twakoranye bafite inzara nziza ariko izi nzara iteka ryose n'undi tubibona hano bita nk'inyabakecuru imfungabakecuru cyangwa inyabakecuru insangabakecuru ntabwo ari uko nkora akazi ko kubagara ibi nabyo bifite aho bihurira mu buto bwanjye rimwe uzambona mu bantu ameze gutya akenshi niko bumeze yego ahubwo nawe uze mfite mvuga ngo nzakubaza umuntu w'umugabo arya intoki zirandyohera wumva zikuryoheye kimwe cyo ni ibintu byananiye kureka kubera guhera mu bwana byaje kubw'ibibazo n'intambara zo mu nda yego muze n'igitwo tuntu turya abantu babiri umuntu wa mbere tw'udufuku yego batugaburira umwana ufite imikurire mibi kandi mu bana twavukanaga igihoze impamvu ari njye wari wagize imikurire mibi ikindi bagahereza umuntu wese kuko ngo dufite intungamubiri yo kongera abasirikare mu mubiri buriya turiya tuntu na sumbirigi n'inyama zo mu nda z'ingurube icyo bita sava niko twebwe kuri karitsiye iwacu tubyita ziriye rwose simamya neza ariko uzifashe neza ukajya uzibona buri munsi ushobora no kuva ku miti inyama zo mu nda z'ingurube reka tuyite z'ingurube y'ingurube iriya rwose waziriye n'utwo tunyuguye twose n'ibinini byo kwa muganga ushobora kureba ariko nyine ntihagire umuntu ubikora ikosa ngo yumvishije ijoro nabivuga ni urugero ndi kuba noneho umuntu amurya ariko mukurana ikibazo cyo kwibaza ngo ubundi urugo mbamo abandi bana baravuga papa abandi bana baravuga papa barataha ngo papa yanguriye irindazi papa yanguriye inkweto papa yanguriye papa yabaye papa njye nibaza abana yarancanze nyine mwana wabuze nawugeza njyewe ndanabyihorera nyine ndemera untambutse akambitwa ngo dore kirasa na se akamubita umuhini akagenda nk'abandagara mu muhanda bivuze ko papa wawe bo bari bamuzi ababivugaga mvura mpondagurwa ariko na mukecuru wanjye atabizi ubu ndamwita mukecuru ariko ndavuga mama atabizi utotezwa n'abandi bantu bo muri karitsiye apana bo mu rugo mu nzu yego urana mu buzima nibaza ntangira ishuri bigoye muri rimwe bitewe n'ukuntu byari bimeze nyine najyanye kwiga n'umuturanyi w'Inyumayi bwa mbere nijyanye mu wa mbere mama nta bushobozi yari afite ntabwo nakubeshya yego kuko nubwo kurya twaryaga mama afashe isuka ajya guhingira imirima nta n'imirima twagiraga ubwo mama yari yavuga ngo agiye guhinga umurima yabafataga nk'urugendo rufite ibirometero bigera mu 10 n'amaguru akajya guhinga ku isambu aho bavuka ubwo yavuga mu karere ka Nyamasheke akajya mu karere ka Rusizi agiye guhinga kandi yabaga ari urugendo rurerure rurerure gusa se ni nko kuva hariya reka murebe
Rugobago ukaza hano i Muhanga ujya Kimironko n'amaguru hari n'urugendo runini none utekereza agiye yikoreye nk'ibyo ahera azahinga ubwo rero aho niho yahingaga yego ubwo ahandi nimba atagiyeyo arajya mu mirima abandi nyine ahinge injumbura zizane turiho. Ese Jeremy ukiri aho ngaho wenda tutaragenda ngo tugere wenda muri uko kujya guca inshuro kwa mama kujya kubashakishiriza watangira utubwira ko wisanze mu rugo rurimo mama gusa rutarimo papa sibyo harimo mama harimo nabo muvukana wisanga ubuzima uri gucamo ari ubuzima burimo mama wenyine kandi ubundi mu buzima busanzwe tuzi neza yuko umwana kuvuka kwe yakagombye kwakirwa n'ibiganza bine harimo papa harimo mama ibiganza bibiri bya mama n'ibiganza bibiri bya papa wowe rero ntabwo ibyo biganza ntabwo byigeze bikwakira nyirizina uko ari bine wakira n'ibiganza bibiri bya mama nyirizina mu mateka uhabwa bakubwira yuko impamvu utigeze usanga papa wawe se nuko yari yaritabye Imana ese nuko utigeze umumenya wenda ukaba waravutse muri za nzira sinzi niba warigeze gukurikirana ubuhamya bwanjye muri za nzira bavuga ngo ni zanda zitateguwe waba utagira ngo ni muri make udusobanurire utubwire nyirizina kuko urumva ubu uragenda umera uvuga nka mu gihe burayo cyangwa se mu kinyarwanda mu gifefepo oya nabyo turabisobanura nuko numvaga ntaragira ngo nkababwire yego njyewe n'amazina yanjye ntabwo nayahawe na papa ntabwo wayahawe na wese aho niho nshaka rero ko duhera wenda dukomeze mama niwe wanyise amazina ariko wa muturanyi bampaye imyenda amakuru n'amateka bampa niwe wampaye twagera mu nzu wa muturanyi waguhaye imyenda utangira kujya kwiga njye ubundi njye nari kuza nitwa Mahoro cyangwa ya Kareme niyo mazina yarateganyije izina nigeze kwifuza ko aribyo bari kunyita muri iyo minsi y'amahorwa ndakubitwa n'abaturanyi nagira mu rugo mama nawe ntanyorohera ubuzima bubi bw'umubyeyi abana babigiramo ingaruka zikomeye kuko umubabaro wiwe baba bonka mu ibere noneho rimwe na rimwe akabutura muri uwo mushinga rero ibya papa we nta nubwo ngenda mvuga ko nzi papa bitewe n'ibintu ugiye gusobanura n'ababyumva kumva ko ariko kuri kwanjye uwanagombye kuba yitwa papa wanjye yari afunze ni nawe bamwitaga banziza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ibyabaye mu Rwanda barabizi bamwe abandi n'abana tubyumva mu mateka tureba amafilime no mu gusoma rero nawe ari mu bari bafunze bazira ibyo wenda nihuse mvuye mu gihe cy'umubutoya maze kumenya ubwenge nibwo namubajije ngo ubundi ufungiye iki warabubonye n'amaso yawe yego mfite imyaka 15 nibwo namubonye bwa mbere ufungiye iki arambwira aranyihorera mbaza mama aranyihorera ndabyihorera nikomeje ubuzima bwanjye ariko bagahora bankubita wabaye victime y'ibyo papa yakoze rimwe rero ndi kumwe n'umwana umwe turi hantu twe turagiye ihene turi no gutashya inkwi afata inkwi zanjye arazijyana ndamubona nzimwatse avuze induru cyane nzabyibagirwa cyari turi mu matungo y'abacikacumu iwacu ahantu bari batekera imbere ya 1994 avuze induru n'ijwi rirangira aravuga ati Yeremiya agiye kunyica nk'uko se bishaka
hari icyo wari umugize se ni uko yarakubonye gusa njyewe nta mbaraga nagiraga nari ndakantu nyine no mpamvu wanyitaga amazina akanyorogoto ntubona akanyorogoto nta kantu gatoya nubona mushoboro usibye ko kuba bawurya nabo bawurya mu cyaro bawurya ntabwo bawuba urabona abanyakigali baravuga ati ngo tugiye kugura umushoboro mu cyaro twebwe ntabwo twubahwa ni ibiryo nyine biri aho ngaho biciriritse bivuze ngo usibye no kuba nanjye nari mfite ubwoba kansheka cyangwa ntimbabura ntabwo nari ngambiriye kugira ute bivuze ngo umwana kugira ngo avuze induru bishoboka kuko nta kintu mwari mupfuye nta nubwo mwari murwaye bivuze ngo ni amakuru umwana yajyaga yumvana abandi bantu noneho yakubona akakubonamo cya kintu urumva ni ikibazo mbaho gutyo nyine muri karitsiye mpamuga sosiyete nayo mbaho nayo gutyo yego najya kwiga no mu gihe cyane cyo kwibuka ibyo bikangiraho ingaruka zikomeye cyane kuba warandebaga mu butowe kabo kwa runaka ese Jeremy ukiri aho ngaho uwo mupapa ni nawe papa wa ba bandi bakuru bawe bose mwese muravugana kuri papa na mama kuko impamvu mvuga ngo ntabyo nzi njyewe nanezerewe umunezero w'abandi bantu banezerewe maze kwishyingira umaze gushaka umugore hari ibana abantu batanazi ngejeje bityo rero buryo ku myaka yanjye amateka yanjye nzandika nyuma y'ubuzima bwanjye maze gushyira hazazamo ko natunze abagore kubera iki njye maze gusanga nta muntu unyumva ntega amatwi nashakiye umunezero ahantu hari gushoka cyangwa amashuri njya mu rushaka nibwo nigeze gucumbikira umuntu umwe w'umukobwa yagiye gukina filime aho nivuga gutyo abantu benshi cyane babyumva b'inshuti yanjye z'inshuti zanjye twagendana ba hafi si ba hafi abo twagendana muri uyu mwaka atashye hari undi mutipe twabanaga nawe wari ufite ibibazo cyane byo mu rugo umukobwa umuhungu arwarira kuri seti bamujyana kwa muganga agiye ku kazi umukobwa bituma arara yari gutaha akajya ku kazi ageze mu kazi bamwirukana adafite ahantu agomba kuba ndamucumbikira ko natahaga nijoro mu gitondo hanyuma ati wowe uryama nta kibazo ngenza mu gitondo nimba ari ukaryama ndyama wabyutse umukobwa agataha agashyira utuntu k'umurongo agashyira utuntu k'umurongo agashyira utuntu k'umurongo ubuzima bwanjye bwo bwa mbere nari mbonye umuntu wese imyenda imwegereza inkweto njya ku buryo byatetswe n'undi muntu umenyereye kunywa supadite nayo mbayeho mu buzima bubi nkorera amafaranga ariko ntuza nka supadite n'amandazi iyo nzu yanjye yari yuzuyemo amashashi ya supadite mfite imbabura imwe gusa nabwo n'umwana w'iwacu twabanye agiye kugenda aterura ibintu byose nsiga mu nzu gutyo anagenda icyo gihe ni vuba anagenda abwiye nyir'inzu ko yimutse ko niwe wayibanje muri iyo nzu niwe wavuye na nyir'inzu nyir'inzu saa sita z'ijoro ntashye nsanga bashyizeho ingufuri utaba mfite ubwoba ubu njye namaze igihe kingana n'ukwezi ndara ku muhanda uwo mbonye ndi hafi y'inzu yiwe akanyirukaho nkigenda nkareka gushaka amahoro niba ku munsi nuko naraye nicaye Kibagabaga mu marembo y'ibitaro umusekirite yanjye ko yinjira basi njya ahandi hari abantu nicare mu bantu bityo mu gitondo ndabyuka nongera njya mu kazi rero ibyo byose nari kuvuga ku byishimo buriya byagora kumbona ngejeje ntari kuvuga kuko we ntari kuvuga uzasanga ndi kurya make impamvu ndi kuzijya nyine nibutse bimwe na bimwe biri kungura ako kanya nkanibuka abantu bari kumbangamira mu buzima nkanibuka n'uko nakuze ibyo
bigatuma rero mwishakira amahoro mugahungira ukayashakira mu rutoki ngo inzara zanjye si n'urutoki ni inzara nta nzara ngira ni iz'amaguru nazo iz'amaguru zashize ziko nyuma n'abantu bazitereka bagasigwaho n'utuntu ngewe kubera kugenda n'amaguru njya ku ishuri nambaye ku ngweto ngeze mu wa gatanu primaire nambaye bodaboda kuko na segonderi nayize nambaye inkweto zifunze ariko ari sandali imbere ziciye. Rero muri icyo gihe cy'ubuto rero nta muntu wigeze mbona mfitiye impuhwe usibye uwo mumama wambaye iyo myenda nawe kandi akabikora nk'uri kubikorera umuturanyi ariko akabikora nk'ufite umutima mwiza ko ari umuririmbyi mwiza cyane muri korali bose mbere ku rusengero twakuriye yari umumama mwiza Imana imuhe wigisha simvuze izina ryiwe ariko umunsi wose ahari we sinzi niba azanareba iki kiganiro ndamukunda mba numva mfite ubushobozi nanjye nakora ikintu kigaragaza ko yangezeho kuko yagiraga umuhungu wajyaga umubita buri munsi ambwira ngo wa mutwa we ntabwo ushobora kuba wanaba n'undi wakagombye kurya n'ibyo byaha by'abandi basigaje ntabwo iwabo babigeraga niyo babandi basigaje bararanga tukarya mugasangirira ariko nkavamo ngakubitwa rimwe bari bafite umwana wabo muto w'umuhererezi yari umwana ufite umutima wa mama we akareba ukuntu umeze yicaye n'ijyenyine n'abandi bana byibura abana begereye nabo bose bari kuganira neza cyangwa gutora udusitari tw'abana njyewe nigunze epfo niyicariye hepfo rimwe na rimwe nkaba ndi kurira cyangwa agahinda kakaba kanyishe akagenda akaza nimba ari ibiryo akabizana nka tukabisangira njye nawe ubwo ko mbiriye n'inkoni bakankubita bamubwira ngo uyu mutwe bari gusangira nawe ku isahani kubera iki njye mu mutwe wanjye ngahita nizanamo ni umutwa rero icyo gihe rero kugira ngo twumve ko twarebwa amazi nuko nimba twabonye inote y'ijana hari mwarayipfunyuraga nyine twarayipfunyuraga tukagenda tukagura ibisheke bya 50 byabaga ari byinshi tukagenda tukagura amandazi y'icumi nk'atatu venda asigaye tukayaguramo ikindi kintu tukagenda mu gihugu tukarya twakundaga kuragira ihene tukarya tugasinzira ihene rero twabaga dufite urusambu runini cyane ku buryo n'itaza guhera tukiryamira ntituziteho zizamara guhaga zikadusanga aho zadusize tukitahira tubaho muri ubwo buzima ariko nabwo ariko ngewe ngirute ngiceko gikubitwa inkoni nzira ibyo ngibyo ngo runaka yakoze ibi ngibi. Jeremy jyewe hari akabazo nyine k'amatsiko mfite tugenda twumva buriya wakomeje kuvuga nyine nkumva n'abadukurikiye nabo bariho barabyumva neza nta ukuntu umubyeyi ushobora kumubaza ku bintu bijyanye n'uwakubyaye cyangwa se n'uwo hari igikomere aba afite mu mutima we igikomere runaka ese yafashwe ku ngufu ese cyangwa se wamuteye inda yaje kumwihakana mu kukubyara kwawe bikamubera igikomere urumva hari ukuntu iyo umubyeyi yahuye n'ibintu nk'ibyo ngibyo usanga waruzi ko hariho n'abana babizira ngufashije njyewe hari ibintu njya nibazaho byanatumye nongera kubibaza no kubitekerezaho kuko mbimubaza bwa mbere nibwo yamfasha ngatuma mbona tujyane kuko najyaga mbona mubaza ngo buri wa gatanu guteka ibiryo bijyana k'igitoki cyera kuvanga iki gitoki ni icya papa nabona nubaye habaye rero hari utuntu abantu njya mbona indege yatambuka hejuru munsurize papa abana buriya kariya kantu mvuze ngo ndi mu bantu bashobora kuba baratandukanye muri karitsiye numvaga nyine ahantu indege nkumva abana bamwe ngo papa wabo agiye gutwara indege i Kanombe bavuga ko yapfuye njya muri uwo mujyo rero nanjye kuvuga ngo buriya iriya ndege niba igiye i Kanombe isubiza indege yose yatambukaga n'abaga n'imishwi nasohokaga rero rimwe mu maranga ya rero ingorora
kuwa gatanu turagenda tujya mu karere ka Rusizi kuri gereza ya Cyangugu usanga umugabo w'inzobe muremure wicaye aho papa wawe nta kintu kidasanzwe nabonye kuri wicaye uwo munsi we nakavuga ati ngo bimwoherereze wanjye w'umuhungu yarakuze oya ubwo ni wowe muhererezi we ntabwo yego wamuwawe yego kumva ikiganza nk'abandi ndicara aho ngaho amakuru ni n'abandi nyine nta bintu bisanzwe n'ibintu bidasanzwe nyine ngo ibibazo nari mfite muri mu gufata amazi numvise nkaho kandi nk'amateka n'amakuru bavuga yuko uwo mugabo bamufunze afite ukwezi bamufunze wowe ufite ukwezi bivuze ko rero n'ubundi wavutse ahari yavutse mbara ariko ntabwo navuga ko yari ahari kuko mu kuvuga kwanjye nkivuga bavuga ko yahise agenda bamufunga rero nyuma nibyo njya nibaza nabajije mama ibyo byamurira ati ma rero ibintu mari kubona ubuzima bugoye mbona n'abantu ba hano n'abo duturanye batamfata nk'aho ndi umwana wa hano n'abo muri kumwe mu rugo ubundi papa bamurwaye avuka he ese nimba yarapfuye wabimbwiye paso niba ndi imfubyi ko nazize bihagije kumubabaro unyica ko nta mumfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi ari wowe mbona ibintu byose binkorera ndakubitwa n'abaturanyi ngakubitwa n'abavandimwe banjye bamwe na bamwe ubundi wambwije ukuri aha niho mvuka ikintu njyanyakishije n'amarira iyo wabimubazaga wowe yahitaga arira ntangije rero ndagenda mpita nihe gahunda ndavuga ati ko byose kose mama yarantoraguye ntabwo ashaka kubyemera nimba ataranantoraguye ashobora kuba yaranderanye n'undi mugabo muri cya gihe cy'abacengezi njya mbivuga umuntu ashobora kuvuga ati se wowe wabimenye ute ariko ndabizi neza ko amateka tubwira ko nyuma ya 94 nyuma y'uko ukwa karindwi kuvuyeho igihugu gifashwe hashaje intambara y'abacengezi kandi iyo ntambara y'abacengezi hakuriyemo byinshi hari abana bafasaniye ababyeyi ko babasaniye aho ngaho nabo nk'aho batabazi ko abana babyaye ndavuga ati asanga mama rero muri iyo minsi dore ko no mu karere k'iwacu amateka avuga ko abantu benshi bakoze jenoside aribo baciye bahunga bageza yiri birashoboka ko icyo gihe rero bamaze kuhagera ukabona mama nyine bakaba bamufata ku ngufu mama akabisobanura dore ko n'umugabo wiwe yari umurakare kugeza n'aho nanjye kumuboneye n'aho yatahiye yari umurakare pe uwo mugabo yakwerekaga ko ari so ariko wasanze atari so yari umurakare pe yari inzapfa bangaga papa ariko ataravuga ati mwana wanjye hari ibintu binezeza ababyeyi narize ndarangiza mbona diporoma ariko ibyo nibyo niha wowe niwe ubyiha cyangwa ni amakuru wumva hari ukuntu wumva ukumva hari akantu kagwa mu gutwe k'umuntu sibyo ukajya kumva ukumva ni nk'umuntu uriho bivuga hirya atakwegera ariko ndabikubwira urabyumva neza kakakugwa mu matwi sibyo ako kantu rero kakakubamo ikibazo rero nagize ni ukuba nayo makuru yapfuye kuko yaba ababyara umugabo bose barapfuye ababyara uwo mugabo wari ufunze uwo bita ko ari papa wawe umusaza wakabimbwiye ntabwo twigeze twumvikana ubuto rwose yamwe n'ijambo kugira ngo akanyigibuka yamwe nzapfa ndibuka gitsina rero ngo ntabwo twari kuganira umukecuru rero twakuye mu biganza tumwita mu kaka rero ntabwo nzi ahantu nakora amakuru ya nayo gusa umunsi umwe asanga afite imyaka 18 nsanga ndi gutora mu minsi twajyanye kunatora nibwo bwa mbere nabonye urwango rw'umubyeyi nibwo bwa mbere nabonye inyamaswa mu muntu kuko nibwo bwa mbere nongeye kwibagirwa ikintu cyo guseka ahubwo icyanjye cyarangarira ko nafataga igihe kingana n'iminsi 7 mba mu rusengero kandi naniga nkava gusenga mpita nigendera ku ishuri sinakundaga kuba mu rugo bitewe n'impamvu zitandukanye
kuba mu rugo yari nko kuba mu muriro muri amarira ndira kubera uwo mugabo ntiyankundaga na gake. Ndibuka umunsi umwe mvuye ku ishuri nsanga bokeje ikigori cyari kiri mu ziko n'inzara nifite iri mu magufa mba ngikuyeho intete ebyiri hepfo ndazitanga ndazibwira mbese gifatagira inkoko yahita agiye ingurube. Ikigori wari ugiye kurya? Mama aramubaza ese uyu ni umwana wawe ukoze ku kigori ugiye tugiye ingurube? Aho niho nahise mpumfumira byose natekerezaga ndi muto. Yesu avuga ati uyu nguyu si umwana wanjye namusigiye mu bwonko bwanjye. Uwo mugabo ari uko avuga ati uyu si umwana wanjye naramusibikira. Mama arira ndamuvuma ngati ikikuri ndabimbwira. Yakubwira ibyo avuze we ntabwo wari wabyumvise? Nibuka ikindi gihe inzara yandiye njya mu murima wo kwa sogoko ndanduramo umwumbati inzara inyishe ndyumva ngiye gupfa nta bundi buryo mfite, numva inzara inyishe ndi gutitira ndi guhindagara n'umwumbati urambaza ngo wowe ute ko nambara, nashakisha uburyo numbaza ukuntu narushe kuyura jambo mbona hajeho imyumbati itatu, umwe ibiri ndayihekenya ndayimara undi ndavuga ati reka njye kotsa basi mugije mu rugo nawe uhingura. Uwo mupapa muri make we yumvaga icyo nta kintu wakariye ahubwo icyo ugiye kurya akagifata basafaza kikaribwa n'ingurube. Niyo mpamvu muri ubu buzima nakubwiye umuntu akunda abantu bahora bishimiye kuba namugendeye kure igihe cyane cyo kwiga ndamuhunga njya kuba kwa garamfurere. Garamfurere kuri mukuru wawe? Amurayo maze kumubura nsubira mu rugo niga nabi ahita ashyiraho itegeko Imana ritugire neza muri iyo minsi abashederi izana amashanyarazi niga siziye mu segonderi saa moya mbaga bagomba kuba yazimije umuriro kugira ngo utiga. nabaga ku ishuri saa 11 nagera mu rugo ngahita njya mu cyo gutemera kwahirira inka kugira ibirabe iri butare yari ngitegereje ndi ku ishuri nkazana imisumbi ibiri y'ubwatsi. Ubwo mu kwahira narahiraga namara kwahira ngatema n'icyarire cyayo cyangwa se mu gihe cyo mu mvura nkareba ahantu hari ibyatsi byinshi nkabitema ngatema imisumbi ibiri nkayitura mu rugo, namara gutura mu rugo nkayitera umunyu kugira ngo inka irye bya bindi bisigaye nze kubiyisasiza. Ubwo nasozaga saa 2 nibwo nabaga mvuye mu rwego, ubwo nibwo nakagombye kuba nafashe ikayi umuriro bagahita kwiga biranga njya kwa mukuru wanjye nabwo arabarimba ntibizashoboka mvayo. Maze kuva ndavuga ati nta kundi Mana nibishoboka uzagira ute uzampa diplome nubwo ubona ko bikwiriye ntuzarebe nk'abantu. Cyambere uwo musoko rero yarambwiye ngo ntabwo nzigera niga ngo ndangize kwiga. Uwo musokokuru no kwa papa no kwa mama? Agahimano rero nawe ndamubwira ati ntabwo nzigera bira n'abana bawe, ntabwo nzigera nzana 8% n'umuhungu wawe, njyewe nziga ndangize mbone na diplome mbone n'akazi keza kandi biva mu miryango. Turahigana we turahigana murahigana narenze impfu. Ubu nanjye urupfu nararusogoye ngenda rusoma ruranyorosa, urupfu rwarangaburiye ruma ku buryo rwarwo, urupfu rwarandembereje n'imbivuga sinzi abantu ko babyumva, ariko urupfu rwigeze kubana nanjye igihe kinini kingana n'imyaka maze. Hari urwaje rwitumirije nk'umushyitsi, hari n'urwo nagiye guhiga njyewe. Na mama ntabwo abizi. Wowe urwo we wahize rero ni uruhe? Ugiye kubyumva ndaza kubigeraho ibyo ngibyo. Urwo rero rwambize rukambona
duwani nagiye ducika nigeze gupfa amatwi niga mu wa gatanu segonderi amatwi arapfa yose niga hanyuma kwigisha nyine ngafata ibyanditse ku kibaho ariko ibyo avuze ntubyumve cyane icyo gihe ibyo byamfashe nawe perekeje umuhungu twakoranye nawe Imana imurebe icyoroshye rwose mugirire neza nawe twabanye mu buzima bubi dufite ubuhamya buhuye ariko we yari yambere umurinzi reka mubwire nari nyabitekereza ntabwo muzinjya ndira ariko ndekereje inzira z'uwo muhungu nanjye amarira araza kuko yigeze kunyiriza intambara nanjye gukubitwa mvunaguye twagiye gutashya abahungu babiri ndabibuka bari bane barangambanira ngo nibyo ari kumbwira noneho bohereza abana ngo bakubite mushiki wanjye baramukubita ngiye kumufata mukubite nonyadora amaso azunguza umutwe yari yabaye icyuko yari ari kumwe nabo babigambanye ariko noneho akajya kuzungura nko kuguha sinye ubu nibwo mbashije kubyumva sinzi ukuntu umutima wanjye nagize ubwoba bwinshi cyane mbwira muri joro mufatira nuko ugenda yari kwambuka igishanga nuko ugenda wambuka igishanga aracyambuka mbonye ugeze hakurya nanjye umutima uransimbuka ndibuka ati iyo ukibeshye ukakubita bari bavuze ko bakwica ni ngo ni agatego bari baguteze nyirizina ariko uzira iki n'ibyo byose babarishe bapfa ngo bo bari bakoze inama baravuga ati natwe tumwice nk'uko se nyine nawe yishe abandi aveho ntituzongera kumubona urumva ni ukuba victime y'ibintu utazi nyuma y'aho babandi babipanze gukina bo babaje ubundi atari gatwe twabipanze ariko ntabwo twari kubikora gusa twabishobora ni umujinya bonyine babaga bafite bakumva bawukumariraho aho buryo ariko ubwo nanigeze kuri wa muntu muri cya gihe wamugabo asohotse hasi nibwo nawe n'ubuzima bugoye usibye uwo mupapa nyine utarigeze ukwereka urukundo papa n'umuvandimwe na so wanyu nabo babiri gusa ndetse n'ubonaga ko ndi kwita so ubwo ni papa wawe na so wanyu na sogokuru nta kandi ikindi gituma mvuga ko nta kintu cyanyemeje ko tuvukana nabayeho mu buzima bubi bwose nzira amateka ntazi none si ikibazo nibaza mbariza n'abadukurikiye kuki ari wowe uzira ayo mateka tekereza ko nageze Kigali kandi nyirizina ufite abandi muvukana reka nirukanka ho gato ngere Kigali tekereza ko i Kigali hari abantu babiri bambwiye amagambo yanjye ubwo bigatuma nako kazi kavamo uwa mbere yarambwiye menye aho waturutse najya kuzana beto ngakubita k'uwo mwobo waturutsemo hawufunga iryo jambo ararimbwira ndaseka nzi ko ari ibisanzwe ariko sinongeye kumwegera kubera ko iryo jambo ryanyibukije iryo bambwiye ngo bansibye undi muntu arambwira aranyitegereza azafata hano ku zuba ntumbaze ibyo yarebaga hari ramwe ati yo shaka gushimira Imana tunivuka 95 yovuka 94 nkaba nari mpari nari kugufata nkagukubita ku gikuta nkagukubita no ku kindi arenga dukorana ni uwo mwakoranaga gusa ariko ntabwo ari uwo muri famiye atanze undi muntu umwe twakoranaga ubundi w'umukobwa aravuga ati shana ibyo shaka nyanya mwitekereza nkabona wa 94 wari uhari twakagombye ko buriho mpita mbihuza n'umugabo waje ngo ni papa
agashaka kunyica ibintu byose bihinduka mu rugo tukavuga turira mama akabura mu marira ngo baramarira mama apakira imyenda mu ndobo ngo agiye kwahukana ndaza ndamubwira ati mama mbabarira wiva mu rugo rwawe niba ari njyewe njye nzigendera wigenda uva mu rugo rwawe tujya hehe mama akababara ngo agiye gushaka inzu njye nawe tubamo y'uburushyi atarigeze bamuburushyi mbaho mbabaye mama wawe ashaka kuva muri urwo rugo ndabyibuka ariko kandi yashaka kuva muri urwo rugo akahavana nawe gusa cyane aho hantu harimo ikibazo rero icyo gihe ndaribuka ndi ku rusengero twari tugiye kuririmba indirimbo icyo gihe tumwe mu minsi twari twakoze indirimbo ngo ese basiwe kunteranya n'ababyeyi inshuti n'imiryango bose baranyatse gusa reka nkomeze ngana imbere iyo ndirimbo muri uyu munsi nuko turi kurepeta bakigira gutyo mu gatelefone yampamagaye ngo mama wawe agiye kugenda nahise ndamukora ndagenda yagiye kwahukana nsanga apakiye indobo y'imyenda yiwe n'iyanjye udukayi twanjye ntangate mwana wanjye kugenza ukuntu reka twigende nubwo ati se urajyayo urajyayo nibwo namubwiye amagambo akomeye cyane uyu munsi aranyuma ati mama uko byamera